Ariko nyine nubwo aho tubazi bibaho hari ukuntu namwe mugira gutya mukica ibintu ugasanga wenda mufasha nk'agacano k'umuntu agashimuse nko mu minsi iri imbere bushari mu minsi iri imbere mu minsi yashize urumva mba nigize inite nkareba hazaza mba nsobwe nuko twari dutaye umurongo w'ibijyanye n'amazina nitwe Musikandi nanjye nitwa Musa nyine nge nitwe Musikandi uyu yitwa Emusi uyu yitwa Musa aka kantu rero mwana oya nge nitwe Musi tuzakashwanira dore kuntu bimeze uyu ngubwo ni Sabe yego ndagusuhuje ntwaye ikaze wowe ukurikiye Isimbi TV nizere kumeze neza aba bana bazabahwera ako si umushumba hano ujye ushirayo umushumba reka nkwereke nuko ncitse ariko buriya ari ukuntu tuvuga duhina by'umushumba wiya barabara uretse gatoya umva umushumba iyo ugahinnye ushaka kumuhamagara mu bantu umuntu akajya muri ibindi bintu bitwa ati umushu hanyuma rero twivugira kuri brag yego ndagusuhuje ntwaye ikaze wowe ukurikiye Isimbi TV busha biragoye kuri bubone uri bwice content yacu content yo kwisimbi se oya nawe utamfata nk'aba bakari weri babavuza pendo walayi yo ushaka kumfata nk'aba bantu nanjye une mutuntu tw'udutunguru n'insenda walayi we canira umwetsi w'ifege hariya ubundi ncyo nkureba urebe kuntu ijisho ry'ingagi rihinduka nk'iry'uruvu walayi cyane ko tunavuga iyo nani nivuze ni ufata comedy dukora ufata ibintu biri exist noneho wahiza wowe ukabyaza ukabitekerezaho kurusha wa muntu usanzwe ubibona kubera ko yaje ko niba ubizi neza reka mbivugeho neza zibaho gatoya hazaba urubyiruko rurarira abagore bararira ariko abagore bo barakabije bajya bagira akantu kavuga ngo Sabe ngo nkiri Roma ngo narasambanye ivumbi riratumuka Okay, fresh sana. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Patrick the Entertainer. Turi kumwe n'abajenero bari talented cyane. Umeze neza umusaza? Ewana ameze fresh. Amahoro busha. Oya se ujari. Ya namahoro. Ya ni frego. Sabe amakuru. Sabe ndashima. Okay, mwibwira abantu mwitwa gute? Amazina bwoko kiso. Urumva hari nawe iryo ngiryo mpimbye. Ubwo rero ntago ndapfa kumenya ibyari byo neza. Hanyuma rero imanga burazira sahinda samutayimu ziravugiranamo n'iki mbere na mbere turi impanga mu buryo bw'umubiri n'umwuka ikiyongeyeho papa n'umwe na mama n'umwe tu turi abasitari bari kuzamuka induba kuko nitwe twenyine tubarizwayo iyi nduba ari ako kimoteri ari ukuntu niba unabyumva neza cyangwa se n'abantu bari kureba bari kumva nyine akantu k'ifuke y'umuntu ukomo gakeye ntago kabura bari kukumva bakanyinyire nta kibazo bakanyinyire nuko twari dutaye umurongo w'ibijyanye n'amazina nitwe Musikandi nanjye nitwa Musa nyine nge nitwe Musikandi uyu yitwa Emusi uyu yitwa Musa aka kantu rero mwana oya nge nitwe Musi tuzakashwanira dore kuntu bimeze uyu Musa nubundi tuzike Musi abayoboye ahantu hose mu birori ayobora ahantu hose haka ikintu kinangaza uyu Musa ni mwana ubundi yavuze tugiye nko kuri stage bavuga ngo Emusi ushaka kugaragaza kanyo urumva ikintu kiba kiriho tuzabikata tubihinda izo manga ntisizira rimwe hari iba yaraje mbere utabona twarakuze twirondereza ubu niwe Musi tugira ute noneho twinjiye muri komite ko ndawe bitari bugukundira kwinjirayo urasigara ku marembo cyangwa ube nka Mose wa undi watwaye abantu Imana ikavuga ngo we ntagereye ubwo nawe uratuzanye ariko ntugerayo wirebe isura mbi y'uyu mugabo reba muri kamera hariya uri hariya muri kamera urareba isura mbi iyi sura ni isura wareba reba isura nzima hariya rero kuvuga ngo turahera kuri inde Irene hanyuma rero uravuga ku bijyanye na komedi mbo urumva ikintu twavuga murabizi entertainment y'u Rwanda muri rusange yagiye itera imbere ku rwego rwo hejuru by'umwihariko ugasanga bigirwamo uruhare namwe cyangwa se na media muri rusange akaba ari ikintu cyo gushimira Imana mwarabibonye abasitari benshi nyine bagize icyo babikuramo Irene yararongowe ajya Canada nubwo barangije
Irene urumva Irene yararongowe ariko barangiza vuba ahita agaruka mu Rwanda vuba hari inkuru zagiye ziba ngo yarongowe agaruka undi ari byo bavuga ngo ni ukugenda nk'ugaruka yagiye aza yarashweyo ni nka babandi bavuga ngo hari ukuntu bagira ngo bimwe bikajyamo imbere ibindi bigasohoka ubwo niko byagenze. hanyuma rero ni ibintu nyine byagiye bifata indi ntera basikaye tubakoze icara wige muri kubibona yakoze neza noneho timeke iri kugoyenga viral ikirenze ibyo byose yipanze akazi Skype nawe arabyivugira inkoma amashyizi we baba bahari bakayakoma nyine ariko tujye twemera reka twese tuba inkoma amashyi ya Skype nyine umuntu agoyinze tujye tugoyingana nawe turi inkoma amashyi umuntu nazamuka naho byemere nyine unabikunda byino manga yaje nyuma twivugiraga ku rwenya hanyuma rero twivugira kuri entertainment ukuntu yateye imbere nuko imwe mu zatangaje cyangwa mu biteye ubwoba byabaye bidasanzwe muri uno mwaka Sabe yujuye miliyoni zivuye mu marira y'abantu zivuye mu marira umva abagabo baraje bararira haza urubyiruko rurarira abagore bararira ariko abagore bo barakabije bajya bagira akantu kavuga ngo Sabe ngo nkiri mu Roma ngo narasambanye ivumbi riratumuka ukibaza kandi ivumbi muri ibyo bintu ntabwo murabizi aho tubaza ariko navuga ngo abantu basambanye ngo amazi ahubwo ndari amazi avayo muri kamera ariko nibyo hatari ivumbi haboneka amazi ibyo byose inyota imeze nabi wakwinywera amazi dapfa kurwariza wakwinywera amazi hanyuma rero ariko nyine nubwo aho tubazi bibaho hari ukuntu namwe mugira gutya mukica ibintu ugasanga wenda mufasha nk'agacano k'umuntu agashimuse nko mu minsi iri imbere bushari mu minsi iri imbere mu minsi yashize urumva mba nigize intite nkareba hazaza mba nsobwe gake miliyoni none se reka nkubwire uretse kubeshya umuntu waje kwa Sabe yumva akavuga ngo ndashima Imana nindi aho ngo ndashima Imana ngo ndashima umuntu wankoreye bino bintu atageze ari kuvuga ngo narasambanye ngumva ngo umukozi ngo nari umukozi mu rugo rw'ahantu ngo reka nkubwire ngo boss ngo maze imyaka 10 ngo umusirikare ngo byagenze gutya nyine ni mu marira tu niyo content ako reka nkubwire noneho turatuntu nago bigoye biragora se kurira ni ngombwa ko bigora urakubita agatunguru hari akagace kawe agasenda ari agata karanga hari ikintu bita igitunguru cya unyo igitunguru cya ujumba bitari ibyo bita amapuwaro ntago ari puwaro ntago ziriza igitunguru cya unyo n'akantu kindi mukeza byita ibijumba erira riramanuka wumva nayo mu ndarava miliyoni ni nyinshi miliyoni no misaba marira ubwo se marira yanganiye uza abantu baririye hariya kwanza Sabe yaratangiye ibintu byo kuriza abantu ntaravuka niwe master planner oya ahubwo buriya Sabe ari ukuntu buriya nk'umuntu akutwara akahita kwinjiza inyuma hano gutya nacyo dosoma muri ibyo hari bashaka kubijyana na VIP barabafashamo imbere urumva ibi namwe ni nk'ibya Skype mwipanze akazi ari protocole hari ikibazo mwebwe irarengana niba protocole itari yatanu ngo yobora abantu umva ahubwo Genizi ahubwo buri wese kubera ubwiza n'amavuta isize buri wese yumva yayigana nakavuga nongorera nagari buretse nkunyuremo nakavuga nongorera gakuru nyaguhamba abashaka no kuvuga utugambo tunini cyane gasumbe Genizi nagari idafite protocole nicyo twavugagaho umuntu yinjiye abazanga hano muri VIP ndageze ngo hari abicare inyuma n'abicara he burabira bari nko kugaragaza ko yishiye VIP ibyo turabizi n'uyinjiriye ubuntu katikiri kuri miliyoni iriya miliyoni rero reka nkubwire usibye kuyumva bayivuga kuza nanjye nagakanzeho Sabe ninjira gutya nka sitara urumva ibintu bikanga zavuga ni dore muri ya miliyoni tumukubitira ugaye ati Sabe muhe n'ikibazo ati byagenze bite kirariza ni kiriza iyo yumvise bidafata ahita akubwira ati twakoresha izindi gahunda ahita guhindura content urumva harana kwita content ugomba kuvayo ukavayo yataye utayataye kirasiga cyangwa kigapfa hari ibyo wasibase twiga mu binyarwanda twigaga ibintu bitumuzi wihagije n'umuzi utihagije hari igihe usanga uretse mvuge ni ibintu byunganirana hari ibintu twigaga ngo icyuzuzo rero hari ibintu usanga kimwe kitabaye ikindi kitabaho uvuga ngo urasitaye
ako gusitara ntikurakuriza wahinote tutakoresha izindi gahunda ibintu biri nuza icungira atanyinjiriza icyo gitunguru na nuza yishyira imbere yishyira umuntu akarira none ari ukuntu gusitara yo kwishyira imbere yegera inyuma ho gato yari kanishira ya inyuma hantu katurutse kavuga kongorera ni gakuru ariko reka nkubwire kuba nanaje nyuma hari byinshi nanjye buriya nasize ngize noneho buriya twivugiraga ku bijyanye na burage rero uko bigenze natwe babucura ni nanjye bwo wasize inteye mu hanyuma twivugiraga ku bijyanye na burage murabibonye Cyangwa ngo yaje kwibwa niho tugeze. urumva iraca n'abushari yaribwe ukumva imaze kwibwa rero urumva kwasabye tujya gufata isanamitima urumva byanga byakunda buriya bushari nawe Twagiye kuva mu bushari nawe. umva ikintu cyabaye buriya bushari ashobora nko kuba yarageze gutya akajya gutanga ikiganiro cano yabuze Twagiye ari ku mwana wa igahita igaruka bushari Twagiye hosting umuntu we. uyu ngubwo ni sabe yego ndagusuhuje ntwaye ikaze wowe ukurikiye Isimbi TV nizere kumeze neza aba bana baza bahwera ako si umushumba hano ujye ushirayo umushumba reka nkwereke nuko ncitse ariko buriya ari ukuntu tuvuga duhina by'umushumba wiya barabara uretse gatoya umva umushumba iyo ugahinnye ushobora kumuhamagara mu bantu umuntu akajya muri ibindi bintu tuvuga ati umushu hanyuma rero twivugira kuri brag yego ndagusuhuje ntwaye ikaze wowe ukurikiye Isimbi TV nizere kumeze neza aho uri hose mu bice by'isi bigiye bitandukanye nizere ko ari byiza niba atari byiza kandi humura komera uyu munsi bishobora kuba ari byiza ejo bikaba ari bibi uyu munsi bishobora kuba ari bibi ejo bikaba ari byiza nkuko mubibona rero nakiriye umuvandimwe ndakeka hari abantu bwa mbere bakurikiranye cano yacu bafite kuba batamuzi aratangira twibwira ariko nawe nukaneza abo bakaribari bagashyekero walahi ushatse kumbwira ko abantu batanzi wakintuwe wana kugasima hitmaker narakoze yewe wana virus ziri kwirwa nka pow life ni gucci let's get ya man ya nkuko muvuma muri vibe nyinshi uyu ni Bushari OG Papa Moon walahi Paulo skili pow Bushari drop it twihuse ya first of all abantu bakurikira Isimbi baragukunda cyane ya ikintu bagomba gukurikirana iyi ntago ari Isimbi nawe ubyibuke turi ku yindi twimutse Izina ryawe barahimbye riteje ibindi bintu. nirihe ni kwa kandi nyine uretse gatoya numva ni kwa kundi iyo ugahinnye akazina kawe umuntu ashobora kugira ngo uri ikindi kintu umushu hari ikibazo umuntu aguhamagaye gutyo turi wahita nk'iteramo ngo ni bush ngo ni bush oya mukonyine urasa nuko rero twivugiraga ku bya Burag hanyuma rero urumva birisikoze murabibona turi kumwe na Bushari Bushari twari tumaze kuvuga ko abantu bacu baragukunda niki wababwira abantu bakurikira ikintu nababwira ya wabyanga wabyemera ugomba kunkunda kuko inya trap ni ku mugongo ya ugomba kubikunda kuko hako nubwo mu nkuna nge nagomba kunda wallahi ya kubera ko ngewe ngende umufana wa mama wanjye of course ya for sure Busha mu minsi yashize ni ibintu bigomeje gutera muri entertainment y'u Rwanda kwibwa amacano twarumvishe ngo bakwibye cano ya byarabaye ariko Nyagasana birimo nese Busha niki wavuga niki wabwira abantu mbere na mbere uri kubona entertainment y'u Rwanda tugira abantu twahinduye muri zoo ikintu navuga nkuko kibera aho ngaho kuri iyo zoo ubundi abanyarwanda muri rusange bafashe industry ya muzika bayihindura nka parike wallahi ibaze nk'ubu ngubu harabo tuzi bita ibirura tukagira abandi biyita ngo zakasuku bajya babona birirwa bazunguza amabere gutya wallahi ku Instagram ujya bawushona wallahi n'uwo musani rero hari n'abandi basani benshi cyane hari abitwa ba Debeni banyumva ngo bitwa ba Taiga yasubize se ya Busha nkunyuze mu ijambo uraza kudufasha Busha biragoye kuri bubone uri bwice content yacu content yo kwisimbi se oya nawe utamfata nk'aba bakariweri babavuza pendo wallahi ushaka kumfata nk'aba bantu nanjye une mutuntu tw'udutunguru n'insenda wallahi we canira umwetsi w'ifege hariya ubundi nje nkureba urebe kuntu ijisho ry'ingagi rihinduka nk'iry'uruvu wallahi niko Busha niki wabwira abantu bakomeje kukugendaho cyangwa se bari bageneye gukinisha ingagi ya ikintu nabwira abantu bakomeje gukina n'ingagi bingeranya n'izo mbeba zepfiyo ngiyo zidutayiga kuko ngewe ndaseka gutya mu birunga idovize rikipanga wallahi rero ikintu nababwira ngiye kumanuka mbanze nikoze kwa shitani
mbanze mwicaze gutya dutere agatembaze ntiwagwane nimara kumubaza gutyo mubwire noneho abanza nkubita ikintu bita iraso iwana iraso ndicucumi ubundi nanjye ningaruka abakari bari bazanyamirambo na za Gashyekero waraye nzajya mbabona ni isasu ryo munyo waraye pow Kiss life iri guci everyday everywhere yeah man ya nta kibazo usubiza ibyawe nanjye ubwo reka ngaruke mu manga muri za njatwa zacu twari tuvuye muri injatwa character reka tugaruke noneho kugana bisanzwe ni amahoro se ubundi ewana ubundi urebye ni amahoro kabisa bano bantu muteraho urwenya muba muziranye muba mubakunda cyangwa se muba mubatereka tumwe turebe ko hashya ikintu gihari muri showbiz aba ari ugufashanya si byo se uwo muntu tuba dusanzwe wenda tuziranye ko siniyamenye ngo turaziranye cyane kuko urumva bose usanga bibera nko mu mujyi tubibera nko mu mujyi natwe twibera induba urumva rero ujya gutyo ukamwihomamo ukuntu akakumenya ariko nyine bamwe turavugana cyane ko bimwe tuba tugenda twanateguye urumva urugero nka Skyto twavuga ngo icara wige Skyto kenshi n'umuvandimwe aratwicaza tukiga kandi biba ntabakura ni fresh cyane inspiration of the aradufasha kandi turaganira yeka ko namukanya mbere uko tuza hano tubanje kuvuga naradufelicita kuko byagenze neza nyine ibintu ntago natwe turengera navuga ko twirinda kuba twavuga umuntu byumvisha ntago tuba twasenye twebwe ntago dusenya umuntu ubundi comedy dukora ikintu dukora ufata ibintu bisanzwe biri exist sibyo warangiza ukabifata umuntu we hari ukuntu ufata ibintu bica hejuru ariko wowe kantu k'ibintu bisanzwe bire exist umva kukongereza kurumva nkanyoroshya narize mwana narize akongere Zaba none ko yasize rindara asanga rinda yaje ari imbere ibintu by'ibipranka bajya bazana ngo twaje muri show dusanga yarangiye bicaye bayireba Zaba nawe nyine nicyo twavugaga twebwe ntago twirinda kuba twarengera nabyibagiwe bihangana twirinda kuba twarengera twebwe ngo tuvuge ngo naga ari impanga bande bari nk'umuhogo uza amagambo agira abari content cyane ko tunavuga nanivuze ni ufata comedy dukora ufata ibintu biri exist noneho wahiza wowe ukabyaza ukabitekerezaho kurusha wa muntu usanzwe ubibona kubera ko yaje ko niba ubizi neza reka mbivugeho neza zibaho gatoya nakanya gato ndi bukoreshe kwa ko yaje nyuma mvuga icyo twavugaga twebwe ikibazo abana bibagirwa vuba tubyuka za turabana tuvuka za 2008 nkabyibagirwa yari ukuntu najya agira induba n'indoge akihengeka nyine ukavandimwe nese induba n'indi ugira icyumba cy'umwana muto n'umukuru turarama hari abakobwa n'abahungu mwese hamwe hari wenda akantu gasa nk'itandukano kabamo ku mukobwa w'ikiba abakobwa nabo barara mu cyumba kimwe n'icyacu ariko barara ku rutara rwabo wenda biri kugenda bisirimuka induba ntabwo tugifite ibintu byanoza cyane natwe agasambi turagafite icyo twavugaga rero icyo twavugaga warunyuze mu ijambo nubwo bishinzwe twavuga ku bintu bya burage twebwe dukora twebwe dufata ibintu bihari tukabihuza n'ibintu runaka twe twimagine ariko tukumva ko bibyara ikintu yego mwisanze muri Jones Comedy gute uburyo twisanzemo nyine twarabibonye biri kuba twandikira Farumerisi boss tumwandikiye aravuga ati kwa gatatu muzaze muri rihaso gatatu tujya muri rihaso rero ikidufasha turagenda twese nk'abanyarwanda tuba twicaye tukaganira tugakomana ubwacu sibyo kubita bragu ndayicapa uyitama avuga ati nta kintu dufataho dukuraho aho navuga ko kubeshye ikintu kimwe navugaho muri twe tukiza muri Genizi twari impanga tuvuka ahantu hamwe tunavukana ariko tudahuza ngiye natangiye nikorana mu kwezi kwa gatanu k'umwaka washize nawe ari impanga yanjye nawe yikorana nyumva nagize agashyari yajyaga ambwira ngo yaganiriye ngo na Merisi mwumva na agashyari k'umuntu waganiriye n'umuntu uri kuri televiziyo navuga none butatuzajyana nkeka ko twamaze amezi agera muri 4 tutaraperforminga twese twikorana buri wese akora brag se tudakorana gutya tutari du ongeraho ko twanashyaga ariko impamvu mutatubonaga twarashyaga uraje gutekereza gute se ko gukorana urumva naramubwiye ninjye mukuru we
tabona wenda ari ngewe isura yizi ninjye amasegonda mukuru amasegonda yaje rimwe ngo aka kantu naramubwiye abati musore bari bategereje ngo iya nyuma ni bya bintu by'imizi yihagije n'itihagije bari bategereje dufatanyije iya hari icyo nyuma twakora wazibye nkavugaho gato akantu k'iya nyuma bari bategereje iya nyuma none ngo wagiye kubona ngo nahatungutsemo akandi kantu k'umukara wagiye kubona babona ngo ni ikiremwa kimereye gutya nditutse yari ngewe ariko pana nyine w'umukara tu naraje meze neza nyine urabona ko noneho ndi kubyimba ndi kubyibuha itama rimeze neza cyane bamuhaye n'amafaranga amafaranga bayaduhaye indi yatwara ntabwo turatora manager nyahaye gatoya se gatoya ntabwo turatora manager igihari rero manager agomba kuva muri nahise mutorera hariya najya wahise uba manager yato okay tumutagana ku musozo kugira tubareke courage cyane nanjye nabonaga hari ku bijyanye n'umutekano hari icyo abapato bari kuvugaho ngo twabangamye hano ni iki mwabwira abantu ikintu twababwira bakomeze bashyigikire ibintu byose badushyigikire kandi bajye batanga amakomenti cyane buriya komenti ziba zikenewe ukumva umuntu ukumva n'icyo nyine ari gutekereza bati se impamvu abireba ni uko abikunze cyangwa abagira ngo avuge ngo biriya bintu bigize ari rero badufashe bajye batanga amakomenti ameze neza n'inama ziba zikenewe kuko tutabafite nta kintu twakora ikindi Musikandi na Musa ni abanyarwenya bafite YouTube channel Musikandi na Musa n'ubundi bananyarukiyeho bakareba ibintu byacu tugenda twikora mu buzima busanzwe yamana kandi nanjye nkavuga ko nanishimye bwa mbere ndanabashimiye kuko n'ubwa mbere mpagaze imbere ya kamera ndi kubazwa n'umuntu w'umunyamakuru kandi w'umunyamwuga akakubaza ibintu bizimuka musubiza ubusa ibintu bipfuye ibijyanye n'ubusa byo ni ubusa wawe thank you so much kandi na Musa courage cyane reka dusubire ubutaha yewe kabisa murakoze murakoze cyane kudukurikira reka dusubire ubutaha